Noneho hari ikindi kibazo cy'ingenzi cyane abantu benshi bajya bakunda kwibaza rimwe na rimwe gihe gitera impaka nyinshi cyane bamwe bakavuga ati ese ibi ngibi byemeye no mu mateka urabizi byagiye bibaho ese twabonye yuko nyine umuntu wizeye aba yarakijijwe ari umwana w'Imana afitanye isano n'Imana yiteka muri Kristo Yesu. Uyu muntu ufitanye isano n'Imana muri Kristo Yesu, uyu mwana w'Imana, uyu muntu yatakaza agakiza cyangwa se kwa kwizera nyine twavugaga gukiza yakiriye afite yagutakaza akaba utizera? Nicyo nshaka ko tuganiraho nacyo. Kwizera abakristo tugira no kwizera kunesha. Impamvu kunesha si uko wenda tuba dufite kwizera guhambaye cyane, ahubwo ni uko kwizera kurebaho ari Kristo Yesu, the object of our faith. Ntabwo dukizwa no kwizera gukomeye, dukizwa no kwizera mu mukiza ukomeye. So ntabwo kwizera ari nkaho mfashe Kristo, kwizera ni Kristo mfashe. Yego. So rero niba Kristo mfashe ndamahoro, kubera ko Kristo ntabwo azandekura. Ndi mu kiganza cye, ntabwo azandekura. Niko muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 27 bavuga. Yohana igice cya 10 umurongo wa 27 reka masome. Haravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data, jye na data turi umwe. So ndagira ngo nkwereke nk'amagambo ari aha ngaha. Uribuka kare navuze kuri Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege ng'umwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo. Ntabwo ari azahabwe, ni ahabwe, biri muri present mu ndagihe. Na hano rero niyo magambo akoreshwa. Ku murongo wa 22 bavuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Akantu kandazizi karatangaje. Reka ngurugero, ubu ngubu ugiye muri presidansi ukavuga ati jyewe nzi perezida, mundeke ninjire, bakureka ukinjira? Babanza kwambika amapingu. Ariko perezida avuze ngo uriya muntu ndamuzi, ntawagukora. Hano ntabwo icy'ingenzi ari uko Kristo, wowe uzi Kristo. Of course turamuzi, yego, Bibiliya bivuga yuko ubugingo bwari ko tumumenya, ariko again icy'ingenzi gikomeye cyane ni uko tumenya, ni uko tuzi. Hano baravuga ngo rero ngo intama zanjye ndazizi. Noneho kubera ko azizi ngo zigira gute? Ziramukurikira. Noneho 28 nziha, ntabwo ari nzaziha, ni nziha ubugingo buhoraho. Ntabwo ari ubugingo bw'imyaka 10 cyangwa 100, ni ubugingo buhoraho. Nyine wenda utekereza kino kintu, ese ikintu gihoraho cyagera igihe ntigihoreho? Reka nongere mbi phrasing. Ikintu kidashira cyashira? Oya, ntabwo cyashira. Cyangwa ikintu cy'iteka ryose cyaba ikintu kitagera iteka ryose? Oya, ntabwo byakora. So niba ubugingo buhoraho, ubufite nyine buzahoraho. Ntabwo ari nk'ikintu ufite mu ntoki nk'iyi mikoro wenda uzafasha hasi. Agakiza ni Kristo gufite. Niyo mpamvu umunsi bakomeza bisobanura, ariko batarahagera hari akandi kantu yongeraho. Wenda hari igihe umuntu wenda avuga ubugingo buhoraho ku muntu usobanukiwe, Bibiliya akomeza inyunda yemphasizing kuri iki kintu cyane. Icya mbere avuze ngo nziha ubugingo buhoraho. Cya kabiri, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Yesu aravuze ngo intama ze ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Reka nimagine intama ya Kristo iramutse irimbutse, ikintu cyaba cyabaye. Icya mbere, Kristo yaba yarabeshye. Wowe wavuze ngo nige nzira, nige kuri, nige bugingo, yaba atabaye ukuri, atabaye inzira, atabaye n'ubugingo, yaba ari umubeshyi. Ikindi yavuze ngo ntizizarimbuka na iteka ryose, zikarimbuka, yaba yarabeshye. Ikindi cya kabiri, option yindi yabisigaye, umuntu yarimbutse nuko atizera. Yego. Kubera Kristo ntiyabeshye.
imana si umuntu ngo ibeshye. So ntizizarimbuka na hato iteka ryose. yego nta nubwo wenda ashyize wenda ko ari periode runaka wenda bishoboka, n'iteka ryose ntizizarimbuka. iyo ni ingingo ya kabiri. umva iya gatatu, ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. So kuvuvunura ni ijambo mu cyongereza bavuga ngo snatch, ni nk'uko washikuza imikrofone. So aravuga ngo nta muntu waza ngo afate izi ntama afashe mu kaboko azikuremo ngo azishikuze azintware. ikintu cyabishobora ni ikintu kimwe, ni ikintu cyaba kirusha Yesu imbaraga. ngaho mfasha gato wenda nimba unabyemera ko atatakaza agakiza, sa nk'uwimagine ikintu kirusha Kristo imbaraga. ndategereza ntacyo nabona. wowe n'abandi bose ntacyo babona. Satani oya, n'ingabo ze zose oya, icyaha cyawe oya, nicyo yapfiriye. wenda reka njye nkora imagination ko wenda arimo arabwira abayuda, wenda bahise bavuga ngo twebwe ngo Imana wenda ntibamwemera nk'ari Imana, wenda Imana yo kurusha imbaraga yazivunura. ari nk'umuyuda yavuga ati okay, ntacyo ntawazikura mu kiganza cyawe, ariko se Imana data Yesu ntibamwemeraga nk'Imana, ntibanemera ko Imana ari data. yego habuze ikintu wese basubiza ku murongo wa 29. Yesu avuze ngo data wazimpaye aruta bose, ntawubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data. Jyewe na data ashatse kubabwira ngo n'uwo mutekereza ko ari Imana yanyu, uwo ni data. noneho nta nubwo intama ziri mu kiganza cyanjye gusa, ziri no mu kiganza cya data, ko jye na data turi umuzi. ikintu wese bakora, abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. bahise barakara kubera ko ikintu akoze yigiranije na se, yigize umwe na se. ntabwo ari kubyigira ahubwo ni umwe na se. nuko arimo arabwira ngo ziriya ntama ntabwo ziri mu kiganza cyanjye gusa, ziri mu kiganza cya data. ntawubasha kuzivuvunura mu kiganza cya data kuko aruta bose. akandi kantu ushaka kuvuga wenda ku kwizera, ese kwizera kwacu hari igihe biri ikoresheje ijambo kwizera nko kumvira. wenda reka tujye muri Yohana 3 umurongo wa 36. haravuga ngo uwizera uwo mwana babonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. ndagira ngo wenda mbereke amagambo arimo hano. haravuga ngo uwizera uwo mwana abonye ubugingo buhoraho. So hari paralele hano, hari ukwizera, hari ubugingo. noneho so utekereje tuvuga ngo noneho ahita akomeza avuga ngo utizera nta bugingo. ariko ntabwo yongeye gukoresha ijambo kwizera, akoresha ijambo utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, kubera ko iri jambo kwizera no kumvira akoresha hano bivuga ikintu kimwe. iri jambo rero ahandi hantu arikoresha agaragaza umuntu wumvira uwo mwana cyangwa umuntu wizera uwo mwana cyangwa uwo Kristo agakiza abona uko ariko. mu Baheburayo igice cya 5 umurongo wa 9 havuga uwizeye Kristo Yesu uko bigenda. reka amasomo aravuga ngo kandi amaze gutunganywa rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. biratangaje. iri jambo kumvira ni kimwe no kwizera nk'uko tumaze kubireba. haravuga ngo amaze gutunganya rwose, kugira ngo binyuze mu mibabaro, kumvira yumviye mu mibabaro yose kugeza ku musaraba, yabereye abamwumvira bose cyangwa abamwizera bose umuhesha w'agakiza kadashira. bavandimwe, niba umuntu avuga ngo afite agakiza kashira, ako gakiza ntabwo ari aka Kristo, kuko Yesu Kristo we ni umuhesha w'agakiza kadashira. abafite agashira sinzi aho bagakuye, kuko Kristo akatanga na kadashira. impamvu muze kino kintu ni ukugira ngo mbereke ko kwizera kwacu kuranesha, kubera ko umukiza wacu anesha. mu Baheburayo 12 haravuga ngo niwe author and perfecter of our faith. Nyarwanda niwe banze ryo kwizera, ni nawe gusoza. So niwe wagutangije, ni nawe uzagusoza. Abafilipi
rimwe gatatu avuga ngo icyo nzi neza nashidikanya ni uko iyo atangije umurimo izawusohoza. So uwizera rwose azaguma yizera. Hageze igihe akaba atizera ni uko atarigeze yizera. Niko muri Yohana wa mbere 2:19 avuga. Abo bahoze muri twe icyakora ntibari abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu. Iyo baba bacu baragumanye natwe. Ariko icyatumye bityo ni ukugira ngo bigaragare ko atari abacu bose. Ndagira ngo mpere inyuma. Iyo avuze ngo kugira ngo bigaragare ko atari abacu ni uko twebwe twibwiraga ko ari abacu. Impamvu Imana yemeye ko bariya batuvuyemo yamaze kuvuga hejuru ko atari abacu ni ukugira ngo bitugaragare ko nubwo twabatekereza ko bizera, nubwo twabatekereza ko duhuje isano muri Kristo Yesu, ntabwo twari turihuje. Twe twakwibeshya ariko Imana yo ntiyibeshya ku bayo bakije. Actually yabikoze kugira ngo twebwe twari twibeshye bigaragare ko batari abacu koko. Yego. Ibyo ni ingenzi cyane rwose kumva ko agakiza kadatakara. So muri Yohana 16 wahuze ubivuga ni umurongo abantu benshi bazi cyane. Yego. Ariko uwo murongo urimo ibyiringiro. Yego. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ni Yesu Kristo kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho. Noneho biratangaza cyane ukuntu benshi muri aba bene wacu muri ubu bwoko bavuga ngo bizera Yesu ariko nanone bakongera bati ntarimbuka. Ati nizera Yesu nta bugingo. Harimo kuvuguriza icyo cyanditswe. Harimo kuvuguriza iby'Imana yahamije. Ufite umwana aba afite ubugingo. Noneho yaravuga ngo afite umwana nta bugingo afite. Cyangwa avuga ngo afite umwana ngo azamurimbukana. Urumva ni ukuvuguriza icyo cyanditswe. Biravuze ngo yakaba yavuga ngo sinizera Yesu niyo mpamvu nzarimbuka. Cyangwa se sinizera Yesu niyo mpamvu nafite ubugingo. Ariko kuvuga byonyine wizeye Yesu bihwanye no kuvuga nti mfite ubugingo buhoraho. Bihwanye no kuvuga ngo sinzarimbuka ko byagenda kose. Mu mahame y'ibyo twizera wenda kubo duterana mu itorero ry'abatisita bavuguriye hari igika ku kwizera kivuga ngo kwizera naho kwaba guke, yego, ngo naho kwahura n'amakuba no kugeragezwa kuko gutumbira kuranesha. Yego. So ndaparaphrasing ni ngo kwizera naho kwaba guke naho kwahura n'amakuba kuranesha. Impamvu ni uko gutumbira wo Kristo ari wagutangije ari we ugusoza. Ni ngo ntabwo ari nkaho wenda umuntu wizera ubu ngubu hari igihe kizagera akaba atizera akaba agikijijwe, ahubwo azakomeza yizera. Kuzageragezwa hari igihe wenda kuzaba shekeni kukaba guke wenda akanashidikanya, ariko ntibishoboka ko azigera kwa kwizera kuzima burundu. Njya nibuka mu gitabo cy'umugenzi hari ahantu agaragaza umuriro akaba yerekana umuntu urimo urawusukamo amazi ariko ntuzime. None akaza kwerekana inyuma ko ari umuntu ugenda ushyiramo andi mavuta, none akariyo mpamvu umuriro utakomeje uzima. Si uko Satani atagira ibitero kubizera, si uko atabarwanya, si uko ibyaha iyo bigeze kubizera bakomeza bavuga ati ye turakijwe nubwo twakoze icyaha. Hoya bagira agahinda, yewe bamwe bakanashidikanya ko bakijwe. Yohana Banyane wanda igitabo cy'umugenzi ubwe yarashidikanye ko akijwe muri cya gitabo inshuro zirenga 3. Impamvu yageze mu ijoro mu rurembo Siyoni, icyo yerekana muri icyo gishushanyo ni uko hari uwakomeje, nubwo ibitero byari byinshi, hari uwakomeje asukamo amavuta ku buryo ko kwizera cyangwa umurimo Kristo yatangije wakomeje waka. Rero si uko ibigerageza atari byinshi, si uko amakuba atari benshi, ahubwo ni uko uwatangije umurimo akomeza awucanira, yego, awenyegeza. Binyibukije Abaroma 8 ni igice cy'ingenzi cyane kuri iyi ngingo turimo kuvuga. Uburyo bwonyine gitangiramo mu bice bya mbere nyine abahagira ivuze by'ubunyabyaha bwacu bwa kavukire, abanyamahanga, abayuda, ntawe ucyanuka namenye nawe ushaka Imana, akavuga ibyo gutsindishirizwa, akagenda atanga n'ingero mu bice 4 abasekuruza ba Aburahamu na ba Dawidi ko bose ari kubwo kwizera. None yageze mu bice 8 hari umwanzuro ukomeye atanga, ni nk'umwanzuro abatanga, nuko rero therefore abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Iyo nteruro bintangaza ukuntu atari interuro ishidikanya. It's not conditional sentence, it's confirmation, it is confirming. Ni irimo kwemeza
yuko kuba uri muri Kristo nta teko reka uzacirwaho. ngutera agastori umuntu umwe yigeze yandika kuri Twitter, yaranditse ngo ariko ngo kuki muri abagome, kuki mutambwe yuko bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Rwose ndagira ngo mbabwire abumva, njye ntabwo ndi umwana mubi, ni ukuri abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Spurgeon navuze ngo ikuzimu hake hatokombere niba nizera Kristo Yesu sinzakandagiza ikirenge. Ndagira ngo nanjye nkubaze ikibazo, ese niba agakiza kadatakara tujye mu byaha twenjoyinga isi y'ibyaha nta kibazo? Icyo kintu ni ingenzi cyane kuko iyo tumaze nyine guhamya yuko nyine agakiza kadatakara, nyine abenshi naho ngaho bahita bajya. Ariko mbere yuko nsubiza icyo ngicyo nari ntekereje ku kindi ushaka gusubiza ku kindi kintu abantu bajya bakunda kuvuga ati rero twamenye ko nta cyagukura mu kiganza cya Kristo, Kristo ntiyagukuramo, aragukunda, Imana iragukunda, atari ko wowe wakwikuramo. Ariko amabara mu munani twari tuvuze hasubiza abo bantu bakababwira ati ninde uzarega intore z'Imana? Mbese ni Imana kandi ari zitsindisha, ni Kristo kandi ari wazipfiriye, akaba ari iburyo bw'Imana zisabira, none akamanuka hasi akavuga ibiri mu isi, akavuga ati nta makuba n'ibyago n'intambara, agafata umwanzuro avuga ati menye neza yuko nta kintu na kimwe cyabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Avuga ibyaremwe byose kandi muri ibyo byaremwe nawe urimo, nawe urimo, keretse wikuye mu byaremwe nibwo nawe wakwikura muri icyo kiganza. Ariko niba uri mu byaremwe nawe ntiwakwikura muri icyo kiganza urimo. None icyo kibazo waruvuze ni ingenzi cyane. Abenshi bajya bavuga ati none mbyizeye nyine ko ari ubuntu aka gakiza, nkaba nizeye ko karinzwe n'Imana, ubwo ntibyatuma umuntu ajya mu byaha. Ntekereza ko umugabo witwa Ntabwenge nawe yabitekereje mbere y'aba bantu. Ariko Ntabwenge, iki gitabo cy'umugenzi cyanditswe na Yohani Bonyani muri 1600 hafi aho, ni kera. Ntabwenge nawe mu kiganiro cya Ntabwenge na Mukristo, Ntabwenge yashidika avuga ati byizeye nyine ko ari ubuntu, nyine ari uko nguko byatuma ntirinda, byatuma ntaba amaso, byatuma njya mu byaha. Rero ntekereza ko bene wacu benshi ari uko batekereza. Inshuti zacu nuko zitekereza, baravuga bati nitwemera ubwo buntu, nitwemera wagize arakiteka biratuma tutaba amaso. Ariko Mukristo aramusubiza akamubwira yuko akamusobanura amubwira ati rero iyo umuntu yizeye uri nta bwenge koko, kuko utazi ko Imana, ko umuntu aba umukiranutsi imbere y'Imana. Nta bwenge kuko nyine atari afite ubwenge bwuzuye busanzwe, ahubwo nuko atari afite ubwenge bwo gushurirwa ukuri kw'Imana muri Kristo. Ahubwo turi nta bwenge. Nuzi ko iyo umuntu yizeye umutima we ugomorerwa Imana, noneho akumva Imana nyine ivuye muri uwo mutima weguriwe Imana. So rero icyo ni ingenzi cyane ku bantu, kubera ko abantu benshi batavuga ati noneho twajya mu byaha. Ariko mu by'ukuri Bibiliya yiravuga ngo mu Baroma 6 tugarutse kuri Pawulo wavugaga nyine ibyo byose by'uko nta kurimbuka guhari, ni nawe ugarutse mu Baroma 6 avuga ati none ko tubonye ko twatsindishwe kubwo kwizera dufite amahoro ku Mana, ubwo twatsindishwe dufite amahoro ku Mana, none dukora ibyaha ngo ubuntu busanye. Abasubiza gute? Arasubiza akavuga ati rero ibyo ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twabiramiramo dute? Ari ikintu agaragaje kidashoboka ku bantu bakijijwe, ni ukuramira mu byaha. Ntabwo avuze yuko ataba kibashije gukora icyaha, ahubwo kukiramiramo. Ntekereza ko ni nacyo Yohana yavuze mu rwandiko rwa mbere ibice 3 niba ari umurongo wa 9, avuga ngo uwabyawe n'Imana bavuga ngo ntakora ibyaha, ariko dugereje n'andi maverisiyo avuga ngo ntakomeza kubaho ubuzima bw'ibyaha. Si ngombwa ngo ntabwo yasitara rimwe na rimwe, ahubwo biravuga ngo niyabaho ubwo buzima ngo abe mu buzima bw'ubusambanyi, ngo abe mu buzima bw'ubusinzi, abeho ubuzima bw'ubujura n'ibindi byose byaha bindi, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka ko yaba imbata yabyo. Muri uwo murongo akomeza avuga impamvu umuntu wabyawe n'Imana atakomeza mu byaha. Aravuga ko imbuto y'Imana iguma muri we. So iyo mbuto y'Imana avuga ari Mwuka Wera. So actually twahaye Mwuka Wera kugira ngo twice ibyaha. Ntabwo Imana ikiza umunyabyaha ngo imbwira ati okay ndagukije asigaye wirwarize tuzahore mu ijuru, ahubwo imuha umufasha, ikamfata. So uwo nguwo icyatumye Imana imuduha ni kugira ngo twice ingeso za kamere. Niko mu Baroma 8:13 bavuga ngo nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzabaho. Icyo nicyo ashinzwe. Imana muduha nk'ingwate kugeza tugeze mu ijuru. Rero ntabwo umuntu wabyawe n'Imana
yakomeza mu byaha afite uwo mwuka. Niyo mpamvu akonkurudinga avuga ngo ntibishoboka yuko wabyawe n'Imana akomeza mu byaha. Ntekereza ko bari ibintu byumvikana. Ndamutse ngucumuyeho hanyuma ukambabarira, ntabwo nahita mvuga ati okay ubwo mbabarire reka noneho nongere ngire umugambi wo kongera kumucumuraho. Waba ufite ikibazo. Ariko kuko yambabariye ahubwo biba impamvu yo gutuma mwitwararikaho nyine cyane, bituma impamvu ahubwo yo gutuma mwishimira cyane umuntu mbabarira. Niko bimeze, niko binagenda no mu mibereho yacu. Ushobora kuba ntabivuze uko Yesu Kristo yabivuze neza, ariko yavuze ngo wabariwe byinshi ababarira cyane, akunda cyane. So no kuvuga ngo uko wumva imbabazi z'Imana, uko wumva uburyo agakiza itanga arakiteka ryose, ntago ari byo bituma uvuga ati okay ngiye gukunda ibyaha, ahubwo bituma ukunda Imana cyane. Kandi ukunda Imana cyane ni kuwanga ibyaha. Urumva kumenya ko agakiza kacu arakiteka mu by'ukuri ntabwo twavuga yuko bituma abantu bakora ibyaha, ahubwo bituma abantu bumvira Imana cyane. Hari umuvandimwe yavuze ari gutanga urugero, wenda ntirwahura 100%, ariko rwaduha akantu katuma nibura tugira ikibazo. Avuga ati ese ku imodoka busanzwe tuzi yuko iyo uguze imodoka uyishyira mu bwishingizi kugira ngo nubwo niba kugonga wenda ahari bazagufashe kongera kubona indi modoka cyangwa kuyikoresha. None iyo umenye ko ufite iyo assurance, ujya mu muhanda ukavuga ati ndagonga amatara yose yo mu muhanda ngo izindi modoka zo mu muhanda, wari wabitekereza gutyo yaba atari muzima. So rero biravuze ngo nubwo mfite ubu bwishingizi ntibibura ko kwitwararika mu muhanda ngo ntagonga cyangwa se batangonga. So ni nk'uko nguko bimeze. So ikindi wenda nubwo icyaha kidakuraho isano ry'Imana, wenda ngo urekere ku mwana w'Imana, wenda gikureho ubugingo buhora rufite, icyaha mu buzima bw'umukristo Bibiliya kivuga still ikintu kiri serious. Yego. Giteza agahinda Mwuka Wera. Icya kabiri cyangiriza ubusabane. Ikindi kikavuga Bibiliya ikavuga yuko umuntu ugundira ibyaha bye ntabyatora, Imana itumva gusenga kwe. Ibwira abagabo yuko batakwiriye gushara abagore kugira ngo amasengesho yabo atagira inkomyi. Iyo atagira inkomyi. Ikindi mu Mahoro 12 Imana ivuga yuko ikubita ibiboko abo yemera ko ari abana bayo, ariko bemera nk'abana. Actually umurongo wa ivuga ngo niba mudanwa nk'abandi bana b'Imana, muba muri ibibyarwa mutari abana b'Imana nyakuri. So icyo haraherekana nuko ari n'ikiboko, hari n'inkoni ku muntu utumva. Hari inkoni itatuma nubwo bafite yasanze bakomeza mu byaha. Yego. Ariko iyo nkoni nayo icyo ishinzwe no kugira ngo udatakaza agakiza. Kubera ko niba abatayihabwa ni abatari abana, uyihabwa kubera ko Imana igukunda kandi kwemera nk'umwana kugira ngo usangire kwera na se. Kubera ko ngo nyuma ngo kera imbuto z'amahoro zihesha, imbuto zo gukiranuka zihesha amahoro abamenyerejwe nacyo, niba makotinze neza. Kugira ngo ngire akantu ntumutekerezaho. Hari abantu iyo bumvise wenda umuntu avuze ko agakiza kadatakara bahita bihuta kuko bati Abaheburayo 6:4. Reka wenda si nk'uwasoma wenda uburyo wasoma 6:4. Hari abajya bibwira hari ko ibyanditswe bivuguruzanya, ariko aba ari imyumvire mibi y'ibyanditswe kuko ibyanditswe birahuza. Aravuga ngo ko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku Mwuka Wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo. Ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni kumugaragara. Nimba ubona kino cyanditswe tubayonete, n'umuntu asa nk'umukristo. Yego. Kuko abakristo nibo bantu baviwe n'umucyo, babonye impano y'Imana, bagabanye ku Mwuka Wera, ijambo ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza. Ariko jye navuga yuko uyu ni umuburo. Umuburo ku bantu bose kugira ngo bisuzume. Abantu bose bafite izina ry'abakristo, bearing a name of a blood. Abantu bavuga ko bino bintu byabagiriweho. Murabyumva? Ni umuburo ubageraho. So wenda of course nizera ko n'umuntu uvugwa n'abari umukristo, murabyumva? Kuko Bibiliya iduha ingero z'abantu baviwe n'umucyo, still bakaba badakijijwe. Yewe basogongeye ibi byose. Impano y'Imana turabizi ba Sawuli. Njye ntangazwa na Kayafa wahanuye ko Yesu Kristo ari kuzapfira abantu bose kandi washaka kumwica. Murabyumva?
bagasogongera ijambo ry'Imana, iyo abera baryiga nabo bakaryiga, bakumva iby'Imana izaraga abera. Rwose birashoboka muri byo kwa kwizera navuze, kwa kundi kwitwa notitia cyangwa nasensas, aho bamenya bino bintu byose yewe kubera ko babana natwe bakabisogongeraho. Niyo mpamvu ijambo gusogongera ryagarutse n'inshuro nyinshi. Abo bantu rero Bibiliya ivuga yuko abo ngabo igihe kigeze baragwa, kandi kwihana ntibishoboka. Ariko sinizera ko ibi ngibi ari ibintu ku muntu wizera by'ukuri bizamubaho. Nizera ko ari umuburo. Wenda ushobora kumbaza, Imana itanga umuburo w'ikintu kitazaba, ibizi neza ko iki kintu kitazaba yeti igatanga uwo muburo. Yego, Imana irabikora. Ndatanga urugero rwana Imana bikoze. Reka tujye mu byakozwe n'intumwa, igice cya 27. Hano ni Pawulo abarimo ajyanywe nk'imfungwa, ajyanywe i Roma kugira ngo ajye kuburana imbere y'umwami Kayizari. 21 nongeye guhera nsoma ngo, kandi bamaze iminsi myinshi batarya, Pawulo ahagara muri bo hagati arababwira ati, yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve ikirete, ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Kandi none ndabakomeza, nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Abwiye abantu ko hatazapfa n'umwe uretse iki? Inkuge yonyine. Abwira n'impamvu ababwiye ibyo ngibyo. 23 kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, ndi uwayo nyikorera, akambwira ngo, Pawulo, witinye, ukwiriye guhagarara imbere ya Kayizari, kandi dore Imana iguhaye n'abo mugendana. Imana arababwira ngo nta n'umwe uzapfa muri iyo nkuge, cyakora inkuge yo izangirika. Impamvu ni uko marayika yamubonekeye akambwira ngo uzahagarara imbere ya Kayizari. Ni ukuvuga ngo nta kabuza uzagera amahoro, kandi ntabwo ari wenyine, nabo muri kumwe, kandi yari abizi koko bazagerayo bose. Niyo mpamvu umurongo wa 25 abahumuriza gutya, nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye yuko bizaba uko nabwiwe. Yego, urimo urabyumva, abahaye assurance yuko bazagerayo, nta n'umwe uzapfa, kandi bose uko bari mu nkuge, kandi yabyibwiriwe, afite igihamya giturutse kuri marayika. Manuke munsi gato rero ku murongo wa 30 haba ibyago byinshi mu nkuge. Noneho abasare bagashaka gucika, abatwara ubwato abuyobora. 30 abasare bashatse guhunga mu nkuge bamanurira indere mu nyanja, basa n'abashaka kujugunya imbere y'inkuge ibyuma byo kuyitsika. So ni trick, barashaka gucika, ariko they pretended, babaye nkaho barimo barakohereza ibyuma bifata inkuge enka mu nyanja, ariko kugira ngo baze kuyobya uburari bahite bacika. 91 Pawulo abwira umutwaro utwara umutwe n'abasirikare ati, aba nibataguma mu nkuge ntimubasha gukira. Ihuriza aho ngaho kwabizi Pawulo yabamaze kubwira abantu ko bazagera. None ni gute ngo nibataguma mu nkuge? Kuki abahaye umuburo yuko abasare nibataguma mu nkuge batazakira, nta n'umwe ubasha gukira. Nuko muri uyu muburo, yego, ariyo Pawulo ari bukoreshe kugira ngo abantu bagume mu nkuge bagereyo amahoro. So uyu muburo niwo Pawulo akoresheje kugira ngo ibyo yababwiye bisohore. Kuko umurongo wa 32 avuga ngo, maze abasirikare baca imigozi y'indere barayireka iragenda. Nuko ntibagicitse, tubona ko birangira bose bageze hakurya amahoro. In the same way, Imana ikoresha imiburo iriduha kugira ngo itume tuguma mu gakiza tutakaza. Yego, ntago yiduha nkaho ari ikintu gituma abakijwe by'ukuri bagatakaza. Yego, abadakijwe by'ukuri koko bazasa nkaho bagatakaje ko bavuye muri twebwe. Yewe bamwe bibwira ko bagatakaje, ariko bizeye iyi miburo nibageraho bazagira gutinya Imana, nimba ari bya bihane, then bagume bakijijwe. So iyi ni imiburo Imana itanga actually ku bwacu. Yego, iyo miburo ni ingenzi cyane rwose. Isn't it awesome? Ni byiza rwose, imiburo ni myiza cyane. Imiburo ni myiza kugira ngo, so actually niyo mpamvu na pastor bagomba kwigisha, ntabwo bakwiriye kwagera hariya ngo bahita bagera uyu nguyu n'utizera, uyu muntu ntabwo asa nk'utizera, asa n'uwizera. Imana yabivuze uko kugira ngo iburire abizera nyakuri.
ibereke danger yo kuba bakinisha agakiza. Yego rwose. So aka gakiza ni ak'igiciro rwose. Muri Zaburi 130 yavuga ngo mwami ngo ukomeje ngo kubara gucyanirwa kwacu ninde wazagara adatsindwa, ngo ariko ngo kubabarirwa kubonerwa aho uri kugira ngo wubahe. Urumva ko kubabarirwa ni wowe ubabarira ibyaha kugira ngo wubahe. Urumva ko impamvu Imana itubabarira ibyaha si ukugira ngo tubisubiremo, si ukugira ngo tubibemo nk'uko twabibagamo mbere, ahubwo ni ukugira ngo tuyubahe. That's the reason for forgiveness. Rero umuntu uvuga ngo yarababariwe agasubira mu byaha abanyuranyije, bivuga yuko abatizera, ababeshya. I think ariho hano n'abantu baba confused akenshi kubera ko babona abantu bavuga ko ari abizera akaba bazi. Jewe umupasiteri kuva kera twigije muri Sunday School yapfuye amaze gutera abagore batatinda kubera bamuha excommunication kubera agahinda apfira mwaho ngaho. Ntabwo mfite ibyiringiro ko ari mu ijuru, ariko iyo ntabwo ari ikigaragaza ko yizera, ahubwo ni ikigaragaza ko atizeraga in the first place. Ibi byo ni ukuri rwose. Iyo miburo irahari, kuba agakiza arakiteka rwose ntibituma abantu bakora ibyaha, ahubwo bituma abantu barushaho gukunda Imana. Iyo umenye ko umuntu yakugiriye neza, ukamenya ko akurinze, urushaho kumukunda cyane, ukamwumvira, ukamukorera, ukamwiyegurira, ukamwiha wese rwose, wemeye no kwiyanga. So rero tujya tubiririmba no mu ndirimbo tuvuga ngo Yesu niwe umfata iyo ntinya kwizera kwanjye ari guke, ariko Yesu niwe umfashe nta ibyiringiro byanjye bihagaze. Noneho tukanaririmba ngo kera yarampongereye nuko sinzarimbuka. Urumva umuntu uririmba iyo ndirimbo mubwira ngo abantu benshi babwira ngo fata akaruhuko gatoya, wenda nka kuriya korali biri kuririmba cyangwa abantu fata akaruhuko gatoya, ibyo uri kuririmba nibyo wizera ko batese nyine ntuzarimbuka. Yahita akubwira ati nshobora kurimbuka, kandi ari kurimba ngo kuko yamuhongereye nuko sinzarimbuka. Nyine ni ari kwemeza ibyo bintu, ntabwo ari gushidikanya, ntabwo arimo kuvuga ngo kuko yamuhongereye ahari sinzarimbuka, ari kubyemeza ko nuko sinzarimbuka. Ariko kuko abantu benshi nyine turimba ibyo tutatekerejeho, akaba yabiririmba nk'uko ngo indirimbo nyinshi zijya zibivuga, tujya tuzirimba yuko rwose agakiza arakiteka, kuba tugafite tuzarimbuka. I think yuko umuntu Kristo akwiriye kugira umunezero, niyo mpamvu Imana yabitumenyesheje. Umugabo witwa John MacArthur niwe wavuze ngo umuntu ushidikanya aganira na Satani cyane. Yego. So kubura ibi byiringiro ya assurance, icyo bigwa no gushidikanya. Iyo ngingo twayisoreza aho ngaho.